Guverinoma y'u Rwanda rero yihanganije ababuriye ababo mu mpanuka y'imodoka yahitanye abantu 20 ubwo abantu baburiye ubuzima muri ya mpanuka bamenyekanye, abandi bagakomereka mu murenge wa Rusiga akarere ka Rulindo. Abakomeretse bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye bakaba bari kwitabwaho n'abaganga. Guverinoma iratanga ubufasha bukenewe ku miryango yabuze ababo no kubakomerekeye muri iyi mpanuka. Itangazo ryasomwe na Minisitiri w'Intebe risoza rigira riti tuributsa abakoresha umuhanda cyane cyane abatwara ibinyabiziga kubahiriza amategeko n'amabwiriza bigenga imikoreshereze y'umuhanda kugira ngo hirindwe impanuka zihitana ubuzima bw'abantu. Ni impanuka imwe mu yabaye muzikomeye nyuma yigeze kubera no kuri uyu muhanda uzamuka hano Shyorongi hakaruka kamambo hahandi hasi mu yashwanyutse icyo hejuru kiva nta perereza se ntacyo bavuze ku cyaba cyateye impanuka. bavuga ngo utanze amakuru ngaravuga ko ababibonye ngo yari iri ku muvuduko ariko se imodoka izamuka ibifite uwe muvuduko ahantu yarigeze ntago hazamuka hafite ukuntu atambitsemo. Hari n'uzarega hari n'icyapa cya 80 ndahazi harambitse hariruka. Abashoferi batwara bino bimodoka ntibaba bazi ko batwara utuvatiri, harawugera ujya ubona bino bibisi binini kubona gikata imbere ya gare. Gusa mu byo mwavuga imbere ya gare urabona kuri iki kigo cyo gusana imihanda hari ukuntu nk'izi bisi zitwara abagenzi ngeze mu gitondo iramanutse koko igenda ifuha yiruka. Iyi bisi shoferi benshi nabonye bagira ingeso yuko iyo yicaye kuri vora y'ubwoko ahita atangira telefone ikajya kugutwa ukibaza niwo mwanya abonye w'ubuhumekero guhita atangira kujya kuri telefone gusa ukabona igihe cyose ahise gusa impanuka bari impanuka iba ari impanuka niyo mpamvu yitwa impanuka. N'igihe ashobora kuba nta kintu na kimwe yakoze yari no mu buryo bwiza umushoferi umuhanda ukanga umuhanda uranga cyane ko kugeza ubu imodoka ishobora kwanga ahubwo nibyo mvuga nyine kugeza ubu kuri iyi modoka imeze itya nta uzi niba feri itacitse kandi feri imodoka igenda buhoro iremereye iri ahantu hacuramye nka hariya ashobora gukandagira feri akata ikanga rwose. Gusa izi modoka zitwara abagenzi i Kigali cyane cyane mu masaha ya mu gitondo aya ngaya haba hataraza abantu benshi mu muhanda ziriruka pe yashwanyaguritse ziriruka kandi ziba zitwaye abantu nubwo abantu hari umushoferi yigeze kudutwara muri 2023 none abantu bagenda bitotomba n'injoro bavuga ati se kuri kudutwara gake yaravuga ati nge ntago ntwaye imyumbati ariko ntwaye abantu ntwaye abantu icyo nzi cyo ndabagezayo dasoma ibyapa bageze baritotomba ariko tugerayo twese. Angeli mukuri kw'Imana nabonye imibiri y'abantu n'ibindi uziko yamanutse ujya musozi yibarangura hafi metero 800 ariko hari abantu banenze mu gihe abandi bari mu butabazi bo barimo gusaka ariko rero uri kwiba abantu bakomeretse aho bafatanije n'abandi gutabara urimo kubiba agira ubumuntu n'ikintu ya bintu ntabwo ari byo pe ntabwo ari byo rwose. Ariko nabonye abantu bagarutse kuri speed governor zira modoka ariko nta speed governor zigira sinzi nibo bizi nibyo abantu bari kwibaza bati izi bisi nini zo bazishyize ziraniruka cyane goko fata nizi zigenda mu mujyi hano i Kigali zingizi zisanzwe ziruka no mu mujyi iriruka kabisa ubu kwari kwiruka ava nka Cosmos ajya mu mujyi ahantu hatuwe cyane gutya aramutse bibaye ngombwa ko afata fete byagenda bite uvuga ngo ziriya modoka international ritiko ntabwo zigira speed governor goko ikindi kirimo niba zinayifite iri hejuru kwisanzwe igomba kuba ntayo. Ikindi cya kabiri nujya kureba center of gravity yazo ntabwo zifite stamina ni kata byanze bikunze ntabwo iri balance tugereje niyo fashe feri butunguranye ubona ko uburyo ishaka kubyina ishaka guhita ibara urebye uburyo izamuye mutabaruka center de gravity yayo iragoye niyo mpamvu akenshi twagiye tubona ziryamira urubavu. Yes, bitewe n'iyi misozi yacu kwimeze ntekereza ko ubutaha bakoresha bagerageze gukora customization ku buryo uburemere bujya hasi bitewe n'ukuntu ibe balanced. Sinzi ubwo wenda nujya kugura ugiye kureba iriya modoka uko iteye ukareba n'imisozi yacu navuga ko izamuye cyane ugereranyije. Yego irazamuye. Icya kabiri ababuze ababo ndetse n'abakomerekeye muri iyi mpanuka kubifuriza gukira vuba na leta ubonye ko yabigize ibyayo kabisa. Oya nibyo abanyarwanda twese
ni itangazo ryasinywe na minisitiri w'intebe. Urumva itangazo rivuye ku rwego rwo hejuru nka ruriya ni itangazo rikomeye cyane. jeri Ubwo ariko nyine akariro gake na feri bavandi twongere tujye dutekereza ku mategeko y'umuhanda, yego, ariko no ku binyabiziga dutwaye. icya kabiri gutwara imodoka nini ntibisobanura ko idashobora gukora accident, Nta nubwo bisobanura ko iziri imbere yawe ntoyo ushobora gupfa kuzihonyora uzitera ibitara. yego. Ikindi hari umuntu wavuze atari kuko bakora controle technique, ariko ntabwo ari amanuka yavugiragaho, yari nabivuze mu gitondo mbere ko bakora controle technique y'ibinyabiziga, bagiye bakora na controle technique y'abashoferi, Ntekereza yuko bakareba niba abari tayari gutwara kiriya njye rero hari ikintu ntekereza mu by'ukuri abashoferi batwara ziriya modoka zose zishobora gutwara abantu bangana kuriya kwasiteri kuzamura, bakwiriye kuzajya bagira igihe bagafata ibizamini byabo, cyane cyane kurebera ibiri psychological, kuko abenshi baba barabaye depressed. Urumva, icya kabiri rimwe na rimwe bakajya bakora akantu kameze nko kubatungura, bakabapima ibiyobyabwenge. Yego, kuko umuntu ashobora kuba atwara cya kintu yihagika urumogi akajyana ubuzima bw'abantu buri birashoboka. Cyangwa bafite utuntu ngo bagenda banywa, baba bafite muri ambaraje ziriya nzoga, turiya tuyoga tw'utwuma ngo dutwara muri ambaraje. Va muri utwo tuyoga hari n'utuyobyabwenge tw'abahinde bagenda ngo bajunditse hasi twitwa njunde, ariko abenshi njunde nayo nzi ko ari izo. oya batwita njunde, ariko abenshi bakunda kutwita ngo ni kuba. Utwo rero tugatuma bamara ngo umuntu atwara ngo akagenda yumva ngo afite plaisir. Ubwo si ubu utwaye rero, ubwo ntabwo ari batwawe na njunde. utwo se imashini zatubona ku buryo babajya babapima. uko biri kose ni ibyo Buriya bakwiye kuyishyiraho uburyo. Uribuka nka Rema ejo bundi hano mu kiganiro batubwiraga ko bazajya batungurana nk'imodoka bakayihagarika bagapima biriya byuka byayo igenda itera. Nabo bakwiye gushyiraho uburyo butunguranye, atari ukumuhuhishamo gusa. oya, icyo mvuga bakwiriye kuzajya bafata igihe bagafata ibizami byose, bakavuga buri mezi 3 nk'uko badutegeka kujya gupimisha abakozi bo muri restaurant. Buri hari ikintu kimwe mutazi muri hospitality, aba bakozi hari igihe ugomba kufite certificate yabo, bakareba ibituntu, bakareba indwara nyinshi zitandukanye, maze bavuga ko nazimanika habona. Yes, abantu bakazibona. Rero abashoferi batwara izi modoka zitwara abantu benshi mu by'ukuri bakwiriye kuzajya bakorerwa ibizamini. Dufite Rwanda Forensic Laboratory, bagende bavuge bati company niba ari international, niba ari Horizo, niba ikagenda neza buri mezi 3 igapimisha abakozi babo kuri checklist bazaba bakoze. Sinshidikanya yuko kandi ku bitaro byemewe. oya, mu kigo cya forensic bakabajyana muri forensic bagapima ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byose, bakareba n'ibizamini biri psychological umuntu mu by'ukuri. Kandi cya kabiri, reka mbabwize ukuri, umuntu asize mu rugo rushya, birashoboka yuko cyane cyane ba nyiri ibinyabiziga bashobora gutekereza ku mafaranga arimo kwinjira, ariko ntibatekereze ubuzima bw'abantu batwaye biriya bintu. Ntibagerageze unaniwe rwose aruhuke, bagire shift zifatika, sibyo? Turumvikana. Ikindi cyongeraho rwose, turasaba abatumiza izi modoka, ngiye uko nabibonye pe, twabivuze kuri hoho, bitekeza ko hoho bashobora kuba barazikoreye, bakaba barazivuguriye, ariko izi modoka za Yutongo urebye ukuntu ziteye, njye ndabivuga ndebye imiterere yacu, buhaname bw'imihanda yacu n'ibindi, izi modoka centre ya gravité yazo ishobora kuba ari ikibazo. Hari ikintu abashoferi bazitwara bakwiye kumenya, kumva ko abantu babazi yuko ngo mutwara nabi, ngo muguruka, ngo ziba zahindutse indege. Ibyo bintu mubicikeho, ntabwo bikunda, mwazamara abantu namwe mugapfa. Ariko ndatekereza ko leta iri bufate ingamba to twihanganishe. Hari umuvuze ngo hari ibigo nzi abashoferi babo babahuhishamo mbere yo kwinjira mu modoka, ngo cyangwa bakabikora babatunguye. Abashoferi b'imodoka zitwara abagenzi benshi bajye babanza babapime, cyangwa se bemere polisi niba fede route ari ukuva i Kigali wenda Rubavu, niba ahura n'umupolisi uri kwa Nyirangarama amuhuhishemo, nagera i Musanze ahuhemo, nagera mu Byangabo ahuhemo, nagera i Rubavu ahuhemo. Ntawe uzongera kunywa inzoga atwaye izi modoka, yaba kwa seri y'ibingibi. Yes, ibyo rwose kufatanya na polisi, ndatekereza ko ibyo bintu nyakubahwa Fanda y'IGP hari byinshi mwakoze byafashije mu kurengera ubuzima bw'abantu, n'ibingibi mwabikora.